tunejejwe n'Imana mu mitima ko twongeye kubona uyu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana ndetse no gusengana. Reka rero dutangire twiragiza Imana hanyuma dukomeze. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umubyeyi wacu wowe utumenyera byose. Twongeye kubona aka kanya keza ko gusangira ijambo ryawe, reka Umwuka Wera aganze kandi ategeke, utwereze kugira ngo Mwami Imana dusangire ibyo tugeneye Mwami kugira ngo bitunge ubugingo bwacu. Turaganira igikore duheje ikibi cyose mu izina rya Yesu. Natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ishimwe rero, twongeye kunezezwa nuko tubonye aka kanya. Udukurikiye wari we wese natwe turi kuvuga bivuze yuko ni igihamya cy'uko turi bazima Imana yaturinze. Iyo ni ishimwe dukwiye gushimira Imana kuba tugihumeka. Ntacyo twatanze ngo dukunde turame, abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, kuko ngo ntawanga kuramuka hari umunyarwanda wabiriringi. Rero Imana ishimwe ko tugihumeka, bivuze ko hari umugambi Imana ikidufiteho. Pawulo yandikiye Tito aramubwira ngo icyatumye usiga i Krete kuko ari kugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye. Natwe impamvu Imana yadusigaje ahari no kugira ngo tugire ibyo dushyira ku murongo tutarashyira ku murongo. Imana rero ishimwe. Uyu munsi ku mutima Imana yashyizeho ko twaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo twirinde kwitotombera Imana bitewe n'ibyo tubona biri imbere yacu wenda bigoye, ahubwo twibuke ibyo Imana yakoze dutere kurushaho kwizera. Twirinde kwitotombera Imana, twibuke ibyo Imana yakoze turushaho kwizera, kuko kwitotomba bizana akaga gakomeye. Reka dusome mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 27 tugeze kuri 30. Aravuga ngo nzagezaho kwihanganira iteraniro ribiri nyitotombera, numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera. Babwira uti Uwiteka aravuga ati ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese bamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. Ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefuni na Yosuwa mwene Nuni. Reka dusome no reka dusome no mu Befeso, wandiko Pawulo yandikiye Abefeso 4:29. Haravuze ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturike mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Abisirayeli bari barabonye Imana ikora ibitangaza, ikora imirimo, iteza ibyago 10 muri Egiputa cyangwa se muri Egypte. Barabirebaga, barabyumvaga. Imana yabakujeho amaboko akomeye, bari babizi. Kunyanja itukura yabanye nabo, ikunkumirira Farawo n'ingabo ze mu nyanja, ibyo bari barabibonesheje amaso yabo. N'ibintu Imana yagiye ikora itangaje. Rero nshuti yanjye, niba hari ikintu gikomeye kibi dukwiye kwirinda mu buzima, ni ukwibagirwa iby'Imana yadukoreye. Kuko Abisirayeli twasomye nabi cyabaye nuko bumvishe inkuru zari zivuye mu bari bavuye gutata, bizita zibibagiza iby'Imana yabakoreye. Natwe hari igihe tugera mu bibazo cyangwa duhura n'ibintu bitugoye, tuza twibagirwa iby'Imana yakoze mu hahise hacu. Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa, bambutse inyanja itukura, baje kugera mu butayu. Biba ngombwa ko bohereza abatasi gutata mu gihugu cy'i Kanani. Twese inkuru turazizi. Baragenda baratata, 10 bagarura inkuru y'incamugongo, 2 bagarura inkuru, batangaza inkuru nziza. Twasomye ijambo ry'Imana nanone mu Befeso. Pawulo yandikiye Abefeso aravuga ngo ijambo riteye isoni ryose ntigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza rihesha umugisha abaryumvise. Abantu bavuye gutata mu gihugu cy'i Kanani bari barimo ibyiciro bibiri. Harimo 10 bazanye inkuru y'incamugongo, twavuga ko bazanye ijambo riteye isoni. Hakaba na 2 twavuga ko bazanye iryiza rihesha umugisha abaryumva. Ikibazo cyabayeho nuko Abisirayeli benshi bari basigaye ntabwo bahaye agaciro
ijambo ryiza ryavuzwe na Yosuwa mwene Nuni na Kalebu, ahubwo bahaye agaciro ijambo ribi ryavuzwe n'aba bandi 10. Rero nshuti yanjye rwose twumvise uburyo Imana yarakajwe nuko bayitotombeye bakavuga amagambo menshi ngo Imana yabakuriye muri Egiputa kugira ngo batsinde mu butayu, ibindi n'ibindi. Ibyo biyatuyeho byose Imana yaravuze ngo yahise ibwira Mose aravuga ngo ubabwire ko ibyo bavuze ariko nzabibagirira. Hari igihe rero natwe twiyaturaho ibintu bibi bitewe n'ibyo tubona bituri imbere, ngo turapfuye turashize iki n'iki, kandi mu by'ukuri Imana yarakoranye natwe imirimo itangaje, hari n'amasezerano dufite meza. Rero isomo ririmo aha ngaha ni nuko nubwo wabona ufite ibintu imbere yawe bikomeye bikugarije, ibuka iby'Imana yagukoreye, wongere wihe ubuhamya, urebe imirimo Imana yakoze, igutere gukomera, ikurinde kwitotomba, kuko n'ubundi nta n'ikiza cyo kwitotombereka. Kwitotomba bituma n'ibyo wari gukora utabikora, kandi n'ubundi ikikuri imbere n'ubundi nta bushobozi ufite bwo kugira icyo ugikoraho, niba ari ikibazo runaka, niba ari intambara ufite. Rero icyiza ni uko twakwizera Imana tukibuka ibyo Imana yakoze, igaturinda kwitotomba, kuko byarangiye Imana ifashe umwanzuro w'uko yahise basubiza inyuma. Muvuga ngo igihe cyo gutata bari baratase yari iminsi 40. Imana ya minsi 40 yahise ivuga muri kino gice gisomye cyose, haraho ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi umwe Imana yawuhinduyemo umwaka. Bahita bamara imyaka 40 bazerera mu butayu, kugira ngo abantu bose bageze guhera ku myaka 20 kuzamura hejuru bose bagiye babona imirimo y'Imana yagiye ikora, ngo babanze bapfe ubwo mu butayu kubera igihano Imana yari bahari. Rero muvandimwe nshuti yanjye, ntabwo nendaga kuvuga ibintu byinshi, navugaga ngo twirinde kwitotomba nk'uko Abisirayeli bitotombye bakizanira akaga, bakikururira akaga, bigatuma Imana ifata umwanzuro wo kubatinza mu butayu, bakatinda mu butayu, bakanagwayo, hanyuma abatari barabonye imirimo y'Imana bari bakiri bato, bari munsi y'imyaka 20, bakaba ari babona igihugu, kandi bataranakivunikiye. Mu by'ukuri ari base bari baravunitse, bari bakwiye kubona igihugu. Rero nshuti zanjye, ari base n'abana bombi bagomba kubona igihugu, ariko cyane cyane base, kuko nibo bari barabayeho nabi, barushye bakwiye kugira kurya nyine kubuki, bakanywa ku mata, bakarya ku nzabibu, nabo bakabaho neza. Ariko kubera kwivovota, kubera kutizera Imana, byatumye bagwa mu butayu. Rero nshuti yanjye, nakubwira ngo twirinde kwivovotera Imana, twirinde kwivovotera Imana. Ibyo wabona ukabona birakugoye, menya ko hari n'ubundi ntahise hari ibyo n'ubundi wabonaga bitashoboka, ariko Imana irabikora bigenda neza. Rero twizere Imana, tuyikomezeho. Abisirayeli icyo bazize ni ukutibuka iby'Imana yakoze, bituma batinda hari ahantu mu butayu. Natwe hari igihe tugeramo muri ubu buzima, tukagira mu cyo twakwita nk'ubutayu, mu bihe bitugoye, bikaba byatwibagiza ibintu Imana yakoze. Rero mu butayu, niba uri mu gihe cy'ubutayu nshuti yanjye, wirinde kwivovotera Imana, ahubwo usubize amaso inyuma, ubuke iby'Imana yagukoreye mu hahise hawe, bigutere gushimira Imana, bigutere kuyikomezaho, we kwivovotera, utaba nk'Abisirayeli bikururiye akaga kubera kwivovotera Imana, bigatuma bagwa mu butayu. Imana idufashe, Imana iturengere, kandi mwibuke n'ijambo rindi twasomye Pawulo yandikiye Abefeso, aravuga ngo twirinde ijambo riteye isoni, twirinde ijambo ribi, aho uko tubonye uburyo tuvuga ijambo ryiza, kugira ngo reshe umugisha abaryumvise. Ntabwo dukwiye kumva abapagani barira ngo natwe turire. Ntabwo dukwiye, niyo waba ubona ibintu bitoroshye bigoye, ukabona ntibizavamo, wige uvuga yuko ibintu bizavamo, bizagenda neza. Abisirayeli barihanuriye, baravuze ngo babwiye Mose ngo Imana ngo yadukuriye ngo muri Egiputa kugira ngo tugwe aha ngaha, ese ngo nta mva zari ziriyo, ngo n'ibiki byose, ngo dore tugiye kurimbukira aha ngaha. Imana itera akahita ivuga ati ubwo babyihanuriye ko bazagwa mu butayu, ubwo reka baba ari byo bibabaho. Rero nshuti yanjye, nize no kuvuga ijambo ry'Imana twize kuganira rivuga ku bijyanye no gukoresha ijambo cyangwa se umunwa neza, tukawitondera, twitondera ibintu tuvuga igihe icyo ari cyo cyose, kubera ko ibyo bintu uba wivugaho bishobora gusohora.
niyo mpamvu dukwiye kwitondera ibyo tuvuga ibyiza rwose kandi bizajya bibaho. Rero Imana iduhane umugisha kuko mukomeje kudukurikira no kubana natwe, kandi Imana irushaho gusobanurira ijambo cyane nk'uko Imana irushaho kurisobanura cyane kuruta uko jyewe narivuga, kuko uburyo numvaga ari inyuzuye wenda simbashije kurivuga neza nk'uko ryarindemo, ariko nizeye ko umwuka w'Imana arisobanura cyane kurutaho. Twirinde kuvuga ibibi, twirinde kwitotombera Imana, ahubwo dushimire Imana, tuzamure kwizera, Imana izabigenza neza. Imana iduhane umugisha, ndabakunda cyane, kandi Imana ikomeze ubahe umugisha naho utaha. Reka dushimire Imana mu isengesho. Turagushimiye Imana ko wabanye natwe, umugisha buri wese wabanye natwe, kandi urushaho kumukomeza, yaba ari mu butayu, yaba ari i Kanani, umeze kumugirira neza Mwami Imana yacu. Umugirire neza, umurengere, umuhe imbaraga, yature ibyiza, ye kwitotoma kuko bizana akaga nk'uko tubibonye. Umugisha wawe ukomeze kumubaho, kandi ukomeze kumukomereza mu buntu bwawe, tuzahurire mu gihugu. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.